Mwaramutse, abandi mwiriwe, abandi muraho bitewe n'igihe, bitewe n'aho muherereye. Hari abari mu gitondo, hari abari mu mugoroba. Ni ku isi imeze. Tubaha ikaze rero mwese kuri Ishuri TV. Ishuri TV ni YouTube channel y'ikigo cya Ishuri Technology, aho tugenda tubagezaho amasomo n'ibiganiro bitandukanye mu ikoranabuhanga muri electronics, basic electronics ndetse na advanced electronic. By'umwihariko tukibanda ku bijyanye na repairing ya flat TVs cyangwa se gusana cyangwa kuvura uburwayi butandukanye bwa televiziyo za flat. Mwese rero turi kumwe, tubaha ikaze. Wakoze subscribe uri uw'ingenzi cyane kuko wamaze kuba umwe mu banyamuryango bacu. Turagushimira nawe turayikora. Iki nicyo gihe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, amasomo, ibiganiro tugende tubagezaho mujye mubibonera ku gihe. Ikindi, hari groupe twakoze y'abatekinisiye cyangwa se abantu bifuza kujya basangira ubumenyi muri electronic. Abatekinisiye by'umwihariko muri rusange, abari mu gihugu hose, abari mu ntara zose zigize u Rwanda, mwese twabaye ikaze muri Rwanda Technician Network, mu buryo bwo kwihuriza hamwe kugira ngo twungurane ubumenyi ndetse duhanahane n'amakuru ku bijyanye n'akazi dukora umunsi ku munsi. Ujya muri description ukareba, harimo link winjiramo ugahita uza muri groupe y'abatekinisiye bose bo mu gihugu. Tubaye ikaze rero. Uyu munsi tugiye gukora iki? Ushobora kuba wibaza ngo televiziyo zigira ibice bitandukanye. Muri ibyo bice, ibyo tugiye kurebaho cyane uyu munsi ni ibice bijyanye na motherboard, power supply ndetse na display cable, izo twita LVDS, nazo turaza kuzivugaho muri iri somo. Nimba rero ujya wibaza ngo televiziyo ya smart, televiziyo ya digital, televiziyo ya analog, ese televiziyo ya HD, full HD, UHD, nimba ujya wibaza uburyo ushobora kubimenya urebeye kuri motherboard, ntujye kure, iri somo riraza kugufasha. Reka rero ntatinze n'abatindiye dutangire. Ahangaha duhafite amakarita menshi atandukanye, tugiye kureba imwe kuri imwe, turebe itandukanye, turebe specifications zayo, turebe umwihariko wayo, ndetse tugende tureba n'ibice biyigize. Amakarita ya televiziyo burya abamo ibice. Hari ibice tuyaklasa mu bice bitatu. Hari ikarita iba ifatanye na power supply, ikaba ifatanye na booster, hakaba n'ibifatanye na T-con. Ni ukuvuga ngo hari ikarita iba ifatanye na power supply, hakaba iba ifatanye na power supply inafatanye na booster, hakaba iba ifatanye na power supply na booster ndetse na T-con. Izo zose ni ikarita zigiye zitandukanye dusanga muri televiziyo. Izi zose rero tugiye kuzirebera hamwe. Aya makarita yose rero tugiye kuyarebera hamwe, tugende tureba ngo iyi ngiyi ifite ibiki, ni bwoko ki, ese ni gute wamenya ko ari smart, ni gute wamenya ko ari digital, ni gute wamenya ko ifatanye na T-con, ese ni gute wamenya ko ari full HD cyangwa ari 4K. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iri somo. Aya yose ni amakarita ya televiziyo agiye atandukanye. Abo turi kumwe hano, igira hino, mwigire hino, turebere hamwe aya makarita. Tugiye guhera kuri ino karita. Iyi karita ni ikarita ya televiziyo ifiteho igice cya power supply, ikagiraho igice cya booster cyangwa se igice cyatsa amatara. Hanyuma ibyo bice bibiri byose biyiriho. Main board yose ifiteho igice cya power supply, ikagiraho n'igice cya booster cyatsa amatara. Hanyuma iyi ngiyi niyo twita processor cyangwa se controller ya main board yose. Hanyuma iba ifite na ports zitandukanye zigaragara inyuma, aho ifite ports zitwara amajwi. Izi nizo kuri iyi karita, iyi port niyo yonyine ya output, izindi zose ni input, zose zinjiza datas, ariko izi ngizi zo zisohora datas, zisohora amajwi ziyajyana muri ampuri cyangwa se muri radio.
Hanyuma rero nkuko namaze kubabwira, iyi karita iri mu bwoko bwa mbere tumaze kubona, ikarita iba ifatanye na power supply igafatana na booster, ibyo bice byose bikaba biyiriho. Hanyuma ikindi kintu cyo kumenya kuri no karita nuko ari 4K cyangwa se ultra high definition UHD. Ibyo ngibyo rero ubibwirwa n'iki? Mbere na mbere imwe muri specification zizakwereka ko ikarita ufite ari UHD cyangwa se ari 4K, nuko uzasanga signal ziva muri processor ziza zigahita zihera ku ruhande rumwe. Agasinyari ngira ngo muri kubona utu dusinyari twa display turaza, akambere kagahita gahera ku ruhande. Hanyuma icya kabiri, specification ya kabiri izabikubwira ko ari 4K, nuko ikoresha FFS cable aho kugira ngo ikoreshe LVDS. Ibyo ngibyo ndaza kugenda mbibereka buhoro buhoro. Ikindi, ino karita yacu ni smart. Iyo tuvuze ngo ikarita ni smart, biba bivuze ko iyo karita ifite ubushobozi bwo accessinga internet, kujyaho internet yarangiza ukaba wabasha kureba application zigiye zitandukanye, YouTube, Netflix n'izindi za smart. Ikizakubwira rero ko ari smart ni iki? Kuki ni gute uzareba ikarita ugahita umenya ngo ni smart? Ndizera ko ahangaha umaze gusobanukirwa ko iyi karita ari 4K. Nawe uri kudukurikira, uri kuri tele cyangwa se uri muri workshop, nimba ubonye ikarita ya televiziyo ukabona signal ziza kuri display port, ukabona signal ya mbere ihera kuri extremity cyangwa se ku mpera z'iyo port yinjiriramo FFS cable ijya kuri T-Con cyangwa se ijya kuri screen, nubona signal zihera ku ruhande uzamenya ko iyo karita ari iki? Ari 4K. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko 4K zose cyangwa se UHD ntayo uzasanga ikoresha LVDS cyangwa se ubu bwoko bw'uyu mugozi, ahubwo zose uzasanga zikoresha FFS cable zinjira muri iyi port. Ubwo ibyo ngibyo nabyo ndizera ubimenye. Ikindi nuko ikarita kugira ngo umenye ko ari smart, kuba smart namaze kubabwira ko ari kugira ngo ikoreshe yakire internet, ibashe gukoresha application zikorera kuri network nyine za YouTube, Netflix, WhatsApp n'izindi zigiye zitandukanye. Hanyuma kugira ngo ubirebe ku ikarita direct bitagusabye wenda gufungura ngo urebe muri settings cyangwa se ngo urebe muri home page ngo ubone ko izo application zirimo, iyi televiziyo uzareba ugasanga ifite LAN port cyangwa se local area network port. Uyu mugozi niko witwa. Iyo uzasanga ifite iyi port ugomba kumenya ko iyo karita ari iki? Ari smart. Ikindi cya kabiri nuko igomba kugira internet card cyangwa se agace gakora internet cyangwa se kinjizamo internet, reka mbivuge gutyo. Aka ngaka ni nako kaba gafitemo wireless. Aka niko gafata wireless kugira ngo usharinge ibashe kubona wireless network nyine. Nimba ari hotspot koze na telefone, aka gakarita niko kagufasha kubigeraho cyangwa se kubona iyo internet. Izi port ubona ebyiri niza antenne. Anga niho hajya utu antenne kugira ngo ibashe gufata network nubwo yaba iri hehe, nubwo yaba iri kure. Kuri iyi karita ndumva ntacyo ntababwiyeho. Wenda ibice bigize naberetse power supply mugenda mubibona nuko baba barabishushanyije. Iki gice nicyo cya power supply. Dore umuriro w'amashanyarazi winjirira ahangaha. Izi diode twarabyize nizikora rectification zigakora wa muriro wa DC. Uwo muriro ukaza kuza kwinjira muri motherboard, kuko motherboard iyo ubwayo processor cyangwa se n'ibice bya motherboard bikenera 12 cyangwa se 12 DC voltage. Ahangaha haba hariho na port ikwereka aho izo voltage zinjirira. Izo voltage rero nizo zikorwa n'ino power supply zikaza gusohokera muri izi MOSFET n'amaregulators atandukanye, zikinjira kuri motherboard ikaba supplied. Niyo mpamvu hari igihe uzasanga televiziyo
yari irimo ikarita nk'iyi ngiyi yahiye itaka akantu na kamwe, ariko waza ugashyira 12 kuri ino port, wakwinjiza 12 kuri ino port, processor igahita ikwereka ko yakoze, ikarita ikaka ikanazima, ugasigara urwana n'uburyo bwo kwatsa amatara. Ni ukuvuga ngo ikarita yatswa na 12 yinjirira kuri iyi port, ariko kuko ino karita ifite power supply, niba yakoze uwo muriro ukazaho ahangaha. Ndibaza ibyo ngibyo mubyumvise. Ikindi izi port naberetse kuri iyi port niyo ikora, niyo yinjiza internet mu gihe ukoresheje LAN cyangwa se ya cable ya local area network. Hanyuma iyi ngiyi tuyita VGA, video graphic array input. Ibyo ni ukuvuga ngo ahangaha ufite ya cable ya VGA wayihuzaho, n'urugero nimba wenda ufite computer, ushobora gufata computer ugakoresha iyi port ukabasha kubirebera muri televiziyo ibyo uri kubona muri computer cyangwa se decoder yawe itandukanye. Izi ngizi tuzita banana cyangwa se AV, analog video, ibifite ibara ry'umuhondo, iry'umweru n'iritukura. Iri bara ry'umuhondo niryo ryinjirizaho video, hanyuma iyi ngiyi no audio left, audio right. Igira na antenne, izi na antenne zombi za zino karita. Ni ukuvuga ngo mu gihe ushyize antenne direct kuri iyi port radio frequency, ahangahe mu gihe ushyize antenne ni hahandi uzahita ugira access ku mashene ari locale ese ku mashene ari mu gihugu. Nujyaho muri system ukasanga hari DTV washyizeho antenne hano, uzahita ubona ya mashene yose y'ubuntu. Ifite port ebyiri rero, iyi ngiyi ni ya satellite, iyi ni Telso, iyi ngiyi ni satellite antenna port. Akangaka nako nakinjirizaho ni coaxial cable, coaxial out. Iyi nayo ni output port, ahangaha niho unyuza amajwi ukoresheje optical cable. Ikindi nababwiraho ahangaha, abantu bajya bahuza radio ndetse na televiziyo bikaba byateza ikibazo cyo kuza kwangiza processor cyangwa se gutwika processor y'ikarita. Iyo ukoresheje izi ngizi biba byoroshye ko ushobora kwangiza motherboard. Iyo ukoresheje izi port zimeze nk'aka ekuteri, ka ekuteri gasanzwe kinjira muri telefone, iriya cable iba ishobora kwangiza, ariko ukoresheje iyi coaxial cable ahangaha processor yawe ibiri safe. Nihuse ifite HDMI zitandukanye, izi nazo ni port za input winjirizaho device ziri external, decoder, computer, n'ibindi bigiye bitandukanye, gaming, bya bintu byose ushobora kwinjiza kugira ngo displayingire muri televiziyo. Ahangaha ni USB ports cyangwa se flash, ahangaha niho winjiriza ama USB yawe nimba ushaka icyo ushaka cyose kureba giciye kuri flash cyangwa se giciye port yose ya USB uyinjirizaho ahangaha. Ndibaza kuri iyi karita nta kibazo kiriho. Abo turi kumwe ndibaza nimba hari ikibazo wenda mwambaza, cyangwa se nimba nta kibazo turakomeza. Hari ikibazo gihari? Hari ikibazo ufite kuri iyi karita? Okay. Tugende kuri iyi karita ya kabiri. Ibyinshi maze kubivugaho aha kuri iyi ngiyi, ntabwo byose ndibuze kugenda bisubiramo, bisa naho ari bimwe, ariko reka tugende tureba iyi karita nayo, tugende twibaza ngo ese iyi karita yo iri mu buhe bwoko bwa za karita twavuze dutangira. Ko twabonye ko hari ikarita ziba zifatanye na power supply, zifatanye na booster, hakaba ikarita ziba zifatanye na power supply na booster ndetse na T-con. Iyi ngiyi rero twakwibaza ngo iri mu buhe bwoko. Iyi karita iri mu bwoko bwa za karita ziba zifatanye na power supply ndetse na booster, ariko T-con nayo ntayiriho. Hanyuma hano wahita wibaza ngo iyi karita ni 4K cyangwa ni Full HD. Twabonye ko kugira ngo umenye ko ikarita ari 4K nuko sinyale ziri kuva muri processor ziza zikinjirira ku ruhande, haba hariho n'akamenyetso agafresh kagaragaza ko iyi sinyale, reba nimba witegereza neza, izi sinyale ziri kuza, dore sinyale ya mbere ngiyi ni hiti zikaza aho hehe, ikaza kuri extremité cyangwa se ku ruhande rumwe rwa LVDA spot.
Okay, wenda ndahanga kugira ngo mpite mbasobanurira, nababwiye ko ikizakubwira ko ikarita ari 4K icyo mbaze kuvuga ni kimwe. Icya kabiri nuko ikoresha iyi port ya FFS, ntabwo ikoresha LVDS. Hanyuma ibindi nabiberetse ko ari power supply iriho, muri kubibona ka gashushanyo kabigaragaza ko ibiriho, uri kukareba. Hanyuma igice cyatsa amatara ngiki cya booster, za port ngizi zose ziriho namaze kubibabwira, usibye wenda nk'iyi ngiyi niyo tutabonye bwa mbere. Iyi ngiyi bita digital plus cyangwa se SCART, HDMI zingahe, ndetse na audio input output cyangwa se ahinjirira ahasohokera amajwi ajya muri radio, ndetse iyi ngiyi nayo ifite coaxial cable. Hari ikindi kiriho hano wenda ntavuze. Iyi ngiyi nayo urabonaho umuriro wayo winjirira mu gihe ubonye ikarita iri full ariko ugasanga wenda umuriro ntusohoka wahangaha, aha hari 12 ntusohoka. Ushobora kureba ko nta kurusiri kurimo, wabona nta irimo, ugateraho 12 cyangwa se 12 voltage zivuye kuri adaptateur cyangwa se n'ahandi. Icyo gihe ukareba ko ikarita yaka mu gihe power supply yapfuye, kuko ni ukuvuga ngo ibi bice urabibona ko bitandukanye. Iki gice gishobora gupfa ukwacyo ukaba wakoresha ibindi bice bisigaye, cyangwa se ishobora gupfa iki gice cya power supply, cyangwa igapfa iki gice cya booster, cyangwa igapfa n'iki gice cya motherboard, ariko ibindi bisigaye bikaba ari bizima. Niyo mpamvu rimwe na rimwe muri workshop usanga tufitemo ibintu byinshi mu by'ukuri hari biba byarapfuye, ariko ugasanga byapfuye igice kimwe, ariko bitavuze ko ikindi gice cyasigaye utazagikoresha. Tuvuge nk'iyi karita ishobora gupfa muri motherboard, nyine muri processing part, ariko power supply ari nzima. Iyi power supply rero kuba ari nzima bivuze ko dushobora kuzayikoresha ahandi hantu ikabasha kutwakiriza amatara, ikatanga na supply yo ku yindi karita yaba yarabuze supply. Aha ngaha ndumva nta kibazo kiriho, ni kimwe n'iyi ya mbere twari tumaze kuvugaho. Tumaze kureba amakarita abiri ya 4K cyangwa se UHD, Ultra High Definition. Tubonye uburyo wamenya ngo iyi karita ni 4K cyangwa se ni UHD. Tugiye kureba rero iyindi karita. Reka dukomereze kuri iyi. Iyi karita ni Full HD, mbere na mbere kubera ikoresha LVDS cyangwa se ya cable yacu itwara amashusho ijya guhuza motherboard na T-Con cyangwa se na screen. Urabona iyi cable ijya ahangaha. Wowe mutekinisiye uzabona umukiriya akuzaniye televiziyo ipfuye cyangwa se ifite ikibazo, ukajya kuyikora, wafungura ugasangamo umugozi ufite aya mabara 10, sibyo? Reka tuyabare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Utu tubara tw'umweru n'ubururu, umweru ubururu umweru ubururu umweru ubururu umweru ubururu, n'utubara ugasanga ni 10. Icyo gihe mbere na mbere uzamenya ko iyo karita yawe amashusho ayisohokamo ajya ku kirahure ni Full HD cyangwa se ni Full High Definition. Icyo ngicyo ndibaza ko icya mbere mu cyumvise. Ikindi cya kabiri, kugira ngo umenye yuko ari smart cyangwa ari digital cyangwa ari analog, kugira ngo umenye ko ari smart, twabibonye ko uzareba ko ifite ino port ya LAN cable cyangwa se ifite iyi port yinjiriraho internet ya wireless igufasha no gufata wireless. Dore n'agace ka antenne, ka gace kinjirizaho kagufasha kugira ngo ube wakabuta network iri na kure. Icyo gihe ndibaza ko nubona iyi karita ifitemo uyu mugozi, ukabona ifite ino LAN port, wanarebamo ukabona ifitemo aka gace kinjirizaho network cyangwa se gafatana ya wireless, icyo gihe uzamenya ko iyo karita yawe ari Full HD Smart. Ariko nsubira inyuma gatoya kuri iyi karita ya kabiri naberetse ya 4K, gira ngo muri port zayo twabonye nta hantu twigeze tubona hari LAN cable. Murabibona ko nta LAN cable iriho. Iyi karita rero ni
ni 4K nibyo twabibonye, ariko iri digital ifitemo ya local channels gusa, ya mashine y'ubuntu gusa, ariko ntago iri smart. Hari abantu rero bajya bibibaza cyangwa se bari bazi yuko nta karita ya 4K yaba atari smart. Iyi ngiyi twabibonye ko ari 4K digital not smart. Iyi ngiyi turabonye ko ari Full HD smart. Aha. Hala? Oui. Reka nze nkurebere. Sawa. Aha. Tugiye ku yindi karita. Iyi karita nayo iri muri bwa bwoko butatu tumaze kuvugaho. Ifite power supply, ifite booster. Booster ni igice cyatsa amatara. Ni ukuvuga ngo amatara abakoresha volute nyinshi. Ifite 64 kuzamura 90 ijana kugeza no kuri ari n'izatswa na volute zigera muri 300 na. No kuvuga rero booster ifata utuvolute dukeya twavuye muri power supply ikatuboostinga cyangwa se ikaduswitchingamo volute, ikatuboostingamo volute nyinshi. Iyi karita rero ni smart kubera iki? Kubera ifite local area network port, sibyo? Hanyuma ikaza kanagira wireless card, aka gakarita kayifasha gufata wireless aho yabi iri kugira ngo yifate kure. Ahanga twabonye ko ari hamwe hajya antenne idufasha kugira ngo ikabute network kure. Aha, iyi karita yo rero ni HD cyangwa se ni high definition. Ni high definition kubera iki? Twabonye iziri 4K, tubona iziri Full HD, iyi yo noneho iri HD. Iri HD ni ukuvuga ngo wowe mutekinisi udukurikiye, umukiriya nakuzanira televiziyo ukayifungura ugasanga harimo ikarita umugozi uriho cyangwa se LVDS, ujya kuri screen cyangwa ujya kuri Tikoni ugasanga ufite aya mabara 5. Ibyo reka tuyabare: ubururu n'umweru 1 2 3 4 5. Iyo uzasanga ifite aya mabara 5 uzamenya ko iyo karita yawe isohora HD cyangwa se ifite resolution ya high definition. Icyo gihe binavuze ko muri screen harimo screen yinjiza cyangwa se ifite resolution ya HD. Ahangaha mu bisobanukirwe neza. Ntabwo kuba motherboard ifite HD igomba kuba ari puse 32 cyangwa se 24, ahubwo ibyo bintu bikorespondana na screen. Screen ishobora kuba ari size ya 43 ariko ifite resolution ya HD. Ishobora kuba, reka nze mbaho urugero rworoshye. Nkabonye hafi. Okay, ndakabonye. Ari nakabonye okay, ni kane. Reka nze mbaho urugero rworoshye. Usanze motherboard yawe muri televiziyo ugasanga ifitemo iyi LVDS cable, sibyo? Muri kuyibona ukuntu imeze. Hanyuma ifite sinyale zingahe? Twabonye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Uri kutubona ni udusinyale 10. Kandi twabonye yuko umugozi ufite sinyale 10 ari Full HD ugufasha no kumenya ko iyo karita ari Full HD. Ariko nk'aka kagozi n'urugero, iyi karita ushobora kuyisanga muri televiziyo ya 19 cyangwa se 24. Icyo nshatse kuvuga ahangaha rero, ntabwo ugomba kuboroka ngo uvuge ngo aho nzasanga ibyo ngibyo mbivuze kuko nkunda guhura n'abatekinisiye benshi bibaza icyo kibazo.
nimba ubonyemo umugozi w'amabara 5 ngo uhita uvuga ngo okay ngo iyi ni 32, oya sibyo. Aka kagozi gashobora no gukora kuri 24, gashobora no gukora kuri 19, gashobora no gukora kuri 43. It depend cyangwa se bishingira kuri resolution iri gusohoka muri iyo motherboard ndetse na resolution iri kwinjira muri screen yawe. Nimba ifite resolution ya HD bizaba corresponde n'ahanga. Ni hahandi ushobora gufata ino karita yari ifitemo, uyisanze wenda ifitemo uyu mugozi w'amabara 5, ugashaka kuyizana ugahita uyishyira kuri screen cyangwa se kuri screen ikoresha aya mabara 10. Icyo gihe ntabwo bizakunda kuko iyi ngiyi ni HD, hanyuma amabara 10 ni Full HD. Ibyo ngibyo rero ugomba kubireba. Hari amasomo twakoze, hari video twakoze zerekana uburyo ujya kuri screen ukareba model ya screen, ukajya muri panel look ukamenya ngo iyi screen ni HD, ni Full HD cyangwa se ni UHD. Ubwo ngubwo rero icyo hano nashaka kubabwira nuko iyi karita nusanga ifite LAN cable port, hanyuma ukanasanga ikoresha uyu mugozi w'amabara 5 cyangwa se izi sinyale 5, uzamenya ko iyo karita yawe ari iki, ari HD, high definition gusa, sibyo? Ariko mu yandi magambo iyi ngiyi dukunda kuyisanga muri televiziyo za 32, ariko ntago dukwiye kubifata gutyo cyangwa ngo tubiboroke gutyo, ahubwo tugomba kumenya impamvu ikunda kuba iri muri televiziyo za 32. Nuko zira screen nyinshi zikoresha HD, ariko bitavuze ko hatari na size ya 32 ikoresha Full HD. Iyi nayo sindi witindeho, sindi bivugaho byinshi. Iyi nayo ni karita ya Smart 43 iri Full HD, ndayizi. Hanyuma ifite power supply, ikagira booster, ikagira za port zose. Nawe udukurikiye ugomba kumenya kureba ikarita physical ugahita umenya ko ari smart mu gihe ubonye ifite local area network port. Sindi buzitindemo zose, ngenda nzivuga imwe kuri imwe kuko nyinshi ni zimwe cyangwa se zirahura. Urugero iyi ngiyi nayo ni Full HD, ikaba smart. Izi port zose twagiye tuzivugaho, ifitemo power supply, ikagiramo na boost. Ariko wenda reka nyiri icyo mvugaho ahangaha ugomba gusobanukirwa. Umukiriya nakuzanira televiziyo yapfuye itaka, wapima ahangaha kuri izi port. Ngira ngo izo twamaze kubona zose mwabonye ko zifite aka gapoti mo hagati. Aka gapoti niko kinjiriraho 12 volt ziza gusupplyinga motherboard. Umukiriya nakuzanira televiziyo itaka na gatara, wapima ugasanga nta muriro wa 12 uri kugera kuri no port, cyangwa se uri gusohoka muri power supply uza kwinjira kuri motherboard. Nupima ugasanga nta muriro uri kwinjira, jya uhita unyaruka uzupime hano umenye ko nta kurusiri kurimo, cyangwa se hadahura short circuit ukoresheje appareil upime umenye ko nta kurusiri kurimo. Icya kabiri, numara kubona ko nta kurusiri kurimo, uzafate adaptateri uyizane uyisudireho hano, winjizemo 12 urespectinze polarities nyine, kuko DC you have to respect polarities, positive kuri positive, negative kuri negative. Nubishyiraho icyo gihe amatushe naba ariho izahita yaka, mu gihe ari iyi power supply yagize gute, yapfuye. Ubwo si uburyo bwa mbere mbabwiye bwo kuba wapima ugakemura icyo kibazo. Bitagiye kukugora rero, mu gihe ikarita yamaze gupfa itaka, ntuzahindura ikarita yose, ahubwo nusanga uyu muriro utarimo uzaza utereho iyi 12, iki gice cyapfuye ukignoringe, ukoreshe iyo adaptateri yawe, umukiriya abona igisubizo kandi kitamuhenze. Urumva uzaba ukoresheje adaptateri gusa. Ikindi cya kabiri, cyangwa se ubundi burwayi bwa kabiri uzahura nabwo ukaba wabukemura mu buryo bworoshye. Nusanga umukiriya nakuzanira ikarita televiziyo iri kwaka ariko ntubone amashusho ntaze, ntiyake nyine, ntubone urumuri, uzaza upime kuri iki gice cya booster. Nubona umuriro udasohoka, uzaza ukoreshe booster yo ku ruhande,
izi ni booster ziri external zinjiza 12 hano biba biriho VCC ni 12 ground ndetse na BL on cyangwa se akatsa umuriro. Ni ukuvuga ngo ugasuplyingaho 12 kakaza gusohora umuriro wa 60 na kangahe uza kwatsa amatara. Ni ukuvuga ngo umukiriya nakuzanira televiziyo ugasanga iki gice ni kizima n'iki ni kizima, igice cyapfuye ni iki ngiki, ntuzahindura ikarita yose, ahubwo beta ushobora gukoresha akangaka kandi kugashyiraho biroroshye. Ni ukuvuga ngo ufashe positive ukayizana ukayishyira hano kuri positive kuri 12 nyine, ugafata ground ukayizana ukayishyira kuri ground hano nyine, noneho kano ka BL on kaba gakeneye 5 gusa kugira ngo ya miriro 60 na kangahe cyangwa 90 na kangahe isohoke hano. Icyo gihe icyo ukora ni uko ukazana ukagashyira nko kuri flash habaho 5 kandi kaboneka ikarita yatse. Iyo ikarita yatse rero ihita ifungura n'imiriro y'ahangaha, televiziyo yawe ikabira kiza. Ngira ngo mbabwiye uburyo ushobora gukemura ikibazo bakuzaniye televiziyo yaka, igice cya power supply ni kizima, igice cya motherboard ni kizima, ariko igice cya booster nicyo cyapfuye. Ushobora gukoresha ko ngako, cyangwa se ukaza ukanareba ko iyi IC itaba yarahiye, IC ikora booster nyine wasanga yarahiye, ushobora kureba ikivara yayo cyangwa se ukayishaka ukayishyiraho, televiziyo ikaba nzima. Tugiye kuri televiziyo cyangwa se ikarita. Iyi nayo ni kimwe n'izi maze kuvuga, ndumva ntatandukana nayo, ni Full HD, ni smart, hanyuma ifite power supply, ifite booster, byose biriho. Ahubwo reka ndebe indi bitandukanye. Iyi ngiyi nayo ni kimwe, ariko yo ni HD, ni kimwe n'iyi ngiyi twigeze kuzirebaho. Ndizera umuntu turi kumwe kugeza aha ngaha abonye ikarita ya televiziyo afite ubushobozi bwo kumenya ngo iyi ngiyi ni smart, iyi ngiyi ni digital, iyi ngiyi ni HD, iyi ngiyi ni Full HD, iyi ngiyi ni 4K, iyi ngiyi ni Full HD, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngiye kubereka rero iyi karita. Iyi ni ubundi bwoko cyangwa se ni iyindi type ya motherboard. Iyi motherboard ni Full HD kubera isohora resolution ya 1920 1080. Ibyo byose uba ugomba kumenya n'uburyo bwo kubireba. Aya makarita abashobora tuba dushobora kuvuga ko yaba nka universal, kuko ushobora kubona na software yari wenda yaje irimo umugozi wa Full HD, ugahita ubikonfirma ukavuga ngo iyi ni Full HD, ariko uba ushobora no kuyikoresha muri HD mu gihe ubonye software ukayizana ukayishyira muri iyi Prom. Hari uburyo bwinshi bwo kuyishyiramo, hari uburyo bwo kunyuza muri USB ukayiflashinga, cyangwa se uburyo bwo gukoresha RTF 409 cyangwa se special programa zitandukanye ukayishyira muri Prom direct. Hanyuma ifite port zitandukanye ahinjirira radio frequencies cyangwa se antenne nyine, VGA, HDMI, audio, amabananas atandukanye n'amaflash. Ibyo ngibyo ni ibintu twamaze kuvuga. Iyi ngiyi rero nayo ifite power supply. Ikindi mugomba kumenya ahangaha, igice cya power supply hano baba banagishyizeho kigaragara. Sinzi muri kwitegereza neza, hariho agashushanyo rwose kagenda kagaragaza igice cya power supply aho gihera naho kigarukira. Ni ukuvuga ngo mu gihe umukiriya wenda akuzaniye ikarita ugasanga wakuzaniye televiziyo ugasanga igice cya power supply cyarapfuye, mu gihe wapimye bya bindi nababwiye mbere byo gushyiraho 12 ukabona ibindi byose biri gukora na booster ukabona iri gukora amatara kaka, ariko ugasanga igice nicyo cyapfuye cya power supply. Hanyuma hari case wenda ishobora kubaho kugira ngo ushyiremo iyindi adaptateur cyangwa ushyiremo akandi ka power supply kagiye gusimbura iyi, wenda ugasanga televiziyo ni ntoya, aho ugomba kubifunga ni hatoya. Birashoboka ko ushobora gufata ponseze yawe ugakata iki gice cya power supply cyose ukagikuraho, hanyuma ukagisimbuza iyo ugiye gushyiraho, ukaba ari ufunga hehe ahangaha. Mu bintu maze kubabwira ndumva nabayeretse
amakarita yose naberetse afatanye na power supply. Ngiye noneho kubereka amakarita adafatanye na power supply kandi nayo ari amakarita manini. Reka duhere kuri iyi ngiyi. Iyi karita muri kuyibona, mbahe ikizami, dore ibintu byose. Ni gute wamenya ngo iyi karita, donc iyi karita ni bwoko ki? Ese ni Full HD, ni 4K, ni Full HD, ni 4K, ni Smart, ni Digital, ni iyi? Mwandike muri comment mutubwire. Ariko wenda reka kugira ngo bigende neza, reka nyibabwire dukomeze. Iyi karita ni iri mu bwoko bwa Sony, ndayizi ni Sony. Hanyuma ni 4K, screen yari irimo ni 4K. Kubera iki? Za sinyale zihera ahangaha nkuko nabibabwiye, sinyale zihera ku ruhande. Hanyuma iyi karita ni smart kuko ifite local area network port n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo rero nashaka kubabwira, uru ni urugero rwa mbere rwa motherboard idafatanye na power supply. Power supply yayo isapplyingirwa he? Isapplyingirwa ku ruhande. Iyi ni port yinjizamo imiriro muri iyi karita. Ni kuvuga ni ikarita yuzuye, ifite ikoni yinjirira cyangwa se amashusho ava hano mu ikarita ajya muri tikoni akomeza. Hanyuma ariko ntabwo ifite power supply, nta nubwo ifite booster. Ni ikarita gusa iri ukwayo, ikoze iri ukwayo. Iyindi ni iyi karita. Iyi karita nayo ni Samsung bose 43. Ubwo bita biduha ubushobozi bwo kureba za sinyare ni zingahe, 1 2 3 ni 10. Ukibona yuko ari 10 umenya ko ari Full HD. Hanyuma ikindi utagomba kureka kumenya nuko iyi ngiyi nubwo ari ikoresha iyi FFS, ntabwo ikoresha LVDS, ariko iyo uje ukareba izi sinyare ukabona ko ari sinyare 10, bihita biguhesha ubushobozi bwo kumenya ko iyi karita ari Full HD. Hanyuma ni digital kubera izi antene, ni smart kubera iyi port. Hanyuma ntago ikoranye na power supply. Power supply yinjirira ku ruhande, muri kubibona. Iyi niyo port ya power supply. Iyi ngiyi nayo ni Samsung pulse 32. Ni HD, duhita tubikonfirima kuko ifite sinyare 5 ahangaha. Hanyuma ntago ifatanye na power supply, ahubwo power supply yinjirira ahangaha. Ahangaha ikoresha adaptateur niyo yinjira ahangaha. Icyo gihe duhita tubona ko iyi nayo ni urugero rwiza rw'ikarita idakoranye na power supply. Izindi ni izi ngizi. Izi ngizi ni ikarita ziri universal, zibasha kujyamo soft zigiye zitandukanye, igakora ahantu hagiye hatandukanye. Ikindi ugomba kumenya wahanga nuko izi karita nyine ntago ziba zifatanye na power supply, ntago ziba zifatanye na booster. Buri cyose kiba kiri ukwacyo. Utu ni power supply dukunda kuzisupplyingisha, ariko ibifite ahabugenewe zigomba kwinjirira. Ahangaha niho hinjirira supply yayo cyangwa se voltage. Urugero akangaka urakazana ukagacomekamo hano kugira ngo uri kubireba. Utu ngutu ni uduport tubasha kwinjirizaho umuriro, hanyuma kakagira n'ahantu hajya kuri booster cyangwa se kuri inverter nyine. Urugero ni urunguru. Aka kaba ari agakarita kari universal gatoya, kadafite aho gahuriye, kadafiteho power supply, kadafiteho na booster. Ni ukuvuga ngo winjiza adaptateur ahangaha, hanyuma ugashyiraho booster muri ubu buryo. Ahangaha akaba ariho usohoka ujya mu matara. Izi nsinga rero nazo ziroroshye, biba binanditseho. Iyi ni 12, ni 12. Iyi ngiyi ni ground. Hanyuma iyi ngiyi ni BL on cyangwa se akatsa amatara. Hanyuma akangaka nako ni ka adjust. Ibi byose biba byanditseho, uraza ukabihuza neza, ibintu bikagenda neza. Ikindi hano nababwira ni iki,
izi ni power supply ziri universel nazo zibasha gukoresha utu dukarita twa universel. Kinjiza D7 muri AC bisanzwe, hanyuma kakaza gusohora output ya 12 ya 12, hakazaho ndetse n'agace k'amatara. Iyi ngiyi nayo ifite ubushobozi bwo kwatsa amatara. Ni ukuvuga ngo urugero ufashe uyu mugozi iyo winjije mo hano ukawuzana ugahita ushyira mo hano, uhita usohoka hano ku matara ujya kwatsa amatara, hanyuma n'ikarita nayo ibiri supplied ugacomeka ahangaha D7. Ibintu byose mbinyuzemo, ndetse ubwoko bw'amakarita nababwiye bwose mbuvuzeho usibye ubwoko bumwe bwari busigaye. Hari ubwoko bwa motherboard iba ifatanye na power supply, ifatanye na booster yo kwatsa amatara, hanyuma ikaba inanafatanye na T-Con, ku buryo T-Con iba ikoreyeho ku ikarita, tuva ku ikarita duhita tujya hehe, duhita tujya ku kirahuri. Iyi nayo ni ubu bwoko bwayo. Hanyuma kugira ngo umenye ngo ni smart, biriho ni smart, digital ni sawa. Ubwo ikindi ntababwiye ni iki, umwihariko rero w'izi karita ziba zifatanye na T-Con ni uko igomba gukora kuri televiziyo bihuje ubwoko bw'ikirahure cyarimo, kuko urumva T-Con ibikoreyeho kuri iyo karita ivana rero kuri iyo karita ihita ijya mu kirahure direct. Ni ukuvuga ngo ntabwo wafata iyo karita ngo uyishyire ku yindi bidahuje modeli y'ikirahure. Iyi ngiyi nayo ni iyindi karita ya Samsung, ntabwo ikoranye na power supply, ntabwo ikoranye na booster, ahubwo ikoranye na T-Con hanyuma igahuzwa na power supply kugira ngo bikore neza. Iyi ngiyi nayo ni power supply nyine ya Samsung, ibi ngibi birakorana. Ni ukuvuga ngo dusohoka cyangwa se tuva muri iyi port twinjira muri iyi port, tuva muri power supply twinjira kuri motherboard, hanyuma amatara yakiraho ahangaha. Iyi bari ikarita gusa iri independent, iri yonyine. Reka mbashimire mwese twabanye muri iri somo, ndizera ko umuntu twabanye muri iyi minota itambutse usobanukiwe, umenye ubwoko bwa motherboard. Hari motherboard ifatanye na power supply, ifatanye na T-Con, ifatanye na booster. Hari motherboard idafatanye na power supply, idafatanye na booster, iri yonyine. Hari motherboard ifatanye n'ibyo byose. Ibyo byose twabiciyemo mwagiye mubibona. Ndizera neza ko we wadukurikiye wasobanukiwe neza ibyo byose, kandi wamenye gutandukanya HD, Full HD ndetse na 4K. Ushobora kubona ikarita ugahita umenya ko ari smart, ushobora kubona ikarita ugahita umenya ko ari digital, ushobora kubona ikarita ugahita umenya ko ari 4K cyangwa Full HD cyangwa HD. Reka mbashimire mwese twabanye, ndizera neza ko mwagaininze ubumenyi butandukanye. Mukomeze gukora like, share ndetse na subscribe, musangize abandi kugira ngo muze twungurana ubumenyi umunsi ku munsi. Tubona ko ikoranabuhanga riri ku muvuduko udasanzwe, natwe ntabwo tugomba gusigara, ahubwo tugomba kugendana naryo. Reka mbashimire mwese mudukurikiye, mugire amahoro.